Des Zoom TV 24. Il faut être sorcier. Non. Ikaze kuri channel yacu ya Des Zoom TV 24. Uyu munsi tukaba turi mu bitaro bya Gisenyi ni mu karere ka Rubavu, ahagiye kubera igikorwa gikomeye cyo guhererekanya imirambo hagati y'ingabo z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imirambo y'abasirikare ba Congo bishwe n'ingabo z'u Rwanda ubwo bageragezaga kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko ni ibikorwa byabaye mu bihe bitandukanye. Benshi murabyibuka hari ibikorwa byabaye vuba aha muri uku kwezi turimo. Undi musirikare nawe akaba yararashwe umwaka ushize, ubwo zari mu mpera z'umwaka ushize wa 2022. Ikigiye kubaha ni iki rero? Ikigiye kubaha nuko ku ruhande rwa Congo nkuko mubibona hari itsinda ryaturutse muri Congo riri kumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kandi hakabamo n'abagize rya tsinda rya IGVM, ni itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka. Nabo barahanga kugira ngo bakurikirane icyo gikorwa uko kiza kugenda. Abasirikari rero u Rwanda rugiye guha Congo, ubwo turavuga imirambo y'abo basirikari kuko bishwe n'ingabo z'u Rwanda ubwo bageragezaga kwinjira muri iki gihugu cy'u Rwanda muri ibyo bihe bitandukanye uko nabivuze. Mu basirikari rero cyangwa muri iyo mirambo harimo umurambo w'umusirikari warashwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2022. Murabyibuka uyu musirikari yarasiwe ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahazwi nko kuri Petite. Murabyibuka ko icyo gihe byari ibihe bikomeye hagati y'ibihugu byombi, ndetse uwo musirikari bivugwa ko cyangwa ibyagiye bitangazwa nuko nawe yinjiye icyo gihe arasa ku ngabo z'u Rwanda zari zirinze umupaka, nazo zitazuyaje ziramurasa, ahita yitaba Imana. Icyo gihe habaye kurasana gukomeye, ndetse umusirikari w'u Rwanda nawe abikomerekeramo, ariko ku buryo budakomeye, aza kuvuzwa arakira. Uwo musirikari rero kuva icyo gihe byaba umwaka ushize wa 2022 mu kwa 11 kuri izo tariki 19, igihugu cya Congo Kinshasa cyari cyaranze gutwara uwo murambo. Ubwo ubaze neza birumvikana ko uyu murambo w'uyu musirikari wari umaze hafi amezi agera kuri 5 hano mu bitaro bya Gisenyi ariho uri. Uwo musirikari rero icyo gihe amakuru n'ubundi ntekereza ko biza no kugaragara mu byo bagiye gutanga ahangaha. Icyo gihe yari afite imbunda n'ibindi bikoresho bitandukanye. Muribuka ko icyo gihe baje kumusangana n'ibiyobyabwenge birimo urumogi, icyo gihe byaravuzwe. Umurambo we rero ni umwe mu mirambo ugiye gushyikirizwa igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uwo murambo wakwibaza ngo iyo minsi yose uwo murambo wari urihe? N'ubundi wari uri hano mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Ayo mezi yose bakoze ibishoboka byose kugira ngo bawurinde kwangirika. Nahoze nitegereza neza, nimunareba murabona ko iyi mirambo yombi, yaba uwo musirikari n'uwa mugenzi we, byose biri mu masanduku. Umuntu yavuga ko ari amasanduku meza. Nahoze mbaza amakuru nsanga ayo masanduku ari leta y'u Rwanda cyangwa se ara y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo Kongo ariyo yazanye amasanduku kugira ngo babashyinguremo. Ubwo rero uwo musirikari icyo gihe nawe warashwe kuva yaraswa 2022 kugeza magingo aya, uwo murambo wari ukiri mu bitaro bya Gisenyi. Ukibaza ni iki cyatumye batamutwara? Nahoze mbaza bamwe bakavuga ko icyo bakeka ari uko wenda habayeho kubanza kwicisha hirya kwa Congo no kwanga ko uwo musirikari Congo yanze kumwemera, yanga kwemera ko uwo musirikari ari uwayo, kuko hari amakuru avuga ko Congo yagiye ireba muri za batayo zose z'igisirikari cyayo
igatsimbara rivuga ko uwo musirikari warashwe n'u Rwanda atari uwayo, ariko nyuma yaho biza kugaragara ko uwo musirikari ari uwabo. Ariyo mpamvu rero nyamukuru yatumye bavuga ati mureke tuze gutwara uyu musirikari wacu. Hari ibindi bintu rero byinshi bitangaje aba bagiye basanganwa, aba basirikari batandukanye ba Congo barashwe. Uwa kabiri wenda arashwe vuba, muramuzi, ni umusirikari wa Congo nawe warashwe ubwo yageragezaga kwinjira nabwo arasa ku ngabo z'u Rwanda ku mupaka munini. We yaciye ku gice cyo ku mupaka munini hepfo gatoya, bazi ku Gisenyi, ni mu gice cyahitwa mu makoroni. Imirwano yabaye vuba aha muri uku kwezi kwa gatatu ku itariki ya 4 mu masaha y'ijoro. Umusirikari nawe yaje arasa ndetse yakoreshaga imbunda mu bwoko bwa AK47. Abazi by'imbunda murabizi, iyo mbunda rero niyo yakoreshaga, ndetse inzego z'umutekano zikagaragaza ko iyo mbunda yari irimo amasasu menshi, ndetse yari afite amasasu agera kuri 28. Nawe rero uwo akaba yarishwe n'ingabo z'u Rwanda ubwo yageragezaga kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda aciye kuri uwo mupaka mu buryo butemewe. Ubu rero ikimaze gukorwa n'iki nuko nkuko mubibona bamaze kubashyira mu masanduku, ndetse izi mbangukiragutabara cyangwa se zimwe urumva hamwe n'imbangukiragutabara, ariko nanone zikaba zakoreshwa mu bikorwa byo gutwara imirambo. Kongo yazanye imbangukiragutabara imwe mu gihe imirambo yari 2. Ubwo byumvikane ko haraza kubaho habayeho gukoresha imbangukiragutabara y'u Rwanda kugira ngo igeze umurambo wundi ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, noneho babahanahane imbangukiragutabara y'u Rwanda ize kugaruka. Mu bindi byabaye rero muri uyu muhango, umuntu yavuga ko abantu baba bafitiye amatsiko ni ibiki, ese hakorwa ibiki iyo umusirikari nk'uyu cyangwa umusirikari wo ku kindi gihugu yishwe, hanyuma umurambo we bikaba ngombwa ko igihugu kiwukenera. Nahoze mbona abashinzwe iryo tsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka mu kanya barimo bagira gutya bagasinyana amasezerano cyangwa se bagashyira umukono ku nyandiko zimwe na zimwe. Izo nyandiko nakurikiranye nza gusanga ari ku ruhande rw'ibitaro, araho ibitaro bisinya nk'ibitaro byabitse umurambo, bikagaragaza ko uwo murambo wenda wari umeze, kondisiyo wari urimo, bikagaragaza wenda ibyo basanganye uwo murambo. Hari ibindi bimenyetso nanone simusiga baba bafite, cyane cyane byakozwe n'inzego zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha wenda rurimo nka Reba, n'ibindi bimenyetso bigendanye na autopsy bigaragaza icyishe uwo muntu. Byose biri mu bikubiye muri iyi raporo izi impande zombi zasinyagaho. Ku ruhande rero rw'u Rwanda hari umusirikari mukuru, akaba ari we nawe wahagarariye igihugu cy'u Rwanda mu gusinya, igihugu cy'u Rwanda kigasinya nyine kigaragaza ko iyo mirambo kitanze, ndetse ku ruhande rwa Congo nabo bagasinya bagaragaza ko iyo mirambo y'abasirikari babo bayakiriye. Ariko hakabamo na babahuza cyangwa se ryatsinda ryo hagati ryitwa IGVM, ryari ndishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka, nabo bagomba gusinya bagaragaza ibyo impande zombi zivuga ko zitanze cyangwa se urundi ruhande ruvuga ko rwakiriye. Si ibyo gusa, uretse iyo mirambo y'abasirikari batwaye, hari ibindi bikoresho birimo nk'imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa AK47. ni za mbunda y'aba umusirikari wa mbere warashwe mu kwezi kwa 11 2021 yakoreshaga iyo mbunda mu bwoko bwa AK47. Uwo musirikari ariko we yari afite iyo mbunda, ariko afite na magazine yindi yari irimo amasasu agera kuri 16 nk'uko aya masasu nayo yagaragarijwe ahangaha. Mu gihe umusirikari wo ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 3 2023 we yari afite imbunda ya AK47, ariko afite magazine nanone yari irimo amasasu 28. Abo rero n'abasirikare batandukanye ba FARDC cyangwa b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiye bicwa muri ibyo bihe bitandukanye n'ingabo z'u Rwanda mu gihe babaga barenze ku mupaka, ariko kandi atari kurengaho gusa kuko binjiraga barasa ku ngabo z'u Rwanda nazo hakabaho gusubizanya amasasu bakitaba Imana.
si ibyo gusa uretse imbunda hari ibindi bikoresho babahaye birimo nk'ingofero ingofero za gisivile hari iyo nabonye imwe cyangwa ebyiri za gisivile gutyo harimo n'utundi dupapuro abo basirikari bari bafite twanditseho za nimero za telefone zimwe najyaga mbona ari izo muri Congo ibindi babahaye ni ibendera ni amadarapo y'igihugu cyabo cyangwa se yaba yarari ku myenda ya gisirikari y'ingabo zabo bishwe nyine babo basirikari ba Congo bishwe si ibyo gusa kuko no mu byo babahaye mu byo babasanganye harimo n'urumogi narwo barubahaye mu byo babasanganye kandi ikindi cya gatanu harimo bari bafite umuceri agafuka k'umuceri nabyo mu byo babahaye bigaragara ku rutonde rwose urabona ko birimo uretse n'ibyo cyakora hari naho bagendanaga Bibiliya mu byo babahaye rero mu basirikari bari bafite n'ubundi ba Congo harimo Bibiliya rwose ntoya cyane turatu Bibiliya dutoya nabyo bikaba biri mu byo abo basirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari bafite. Icyo twakwibukiranya ho gato nuko gusa kuva imirwano ya M23 yakubura umubano w'u Rwanda na Congo wakomeje kuba mubi. Iki gihugu cy'igituranyi cya Congo gishinja icy'u Rwanda kuba ngo ari cyo gitera inkunga umutwe wa M23. Gusa n'ibirego nyine leta y'u Rwanda mu bihe byose yateye utwatsi ndetse irabihakana igaragaza ko ikibazo cya M23 ari ikibazo cya Congo bwite ari nayo igomba kugikemura ikanagishakira umuti ndetse no kuba u Rwanda ruvuga ko nta nyungu rwabona mu gutuma umutekano wo mu karere ruherereyemo by'umwihariko umutekano w'igihugu cy'igituranyi nka Congo uhungabana. U Rwanda rukagaragaza ko nta nyungu rubifitemo ahubwo Congo ariyo ikwiriye gufata iya mbere ikaganira n'umutwe wa M23 bakagira ibyo bumvikana byaganisha ku mahoro. Uretse ibyo kandi iyi myigaragambyo yakomeje kuba cyane kuri ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Urubyiruko cyane rwo muri Congo rwigaragambya rugaragaza ko rwarakariye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda nyine mu cyo bise ko rushyigikiye u Rwanda rushyigikiye M23. Muranabyibuka ku munsi muri ibi bihe bishize ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo umusirikare wabo yinjiraga arasa nawe akaraswa kicwa. Mu gitondo cyaho n'ubundi urwo rubyiruko rwa Congo rwazindutse rutera amabuye ingabo z'u Rwanda. Icyakora bikomeje habaho kurasa hejuru kugira ngo batatanye abo bigaragambya kuko wabonaga basatira ingabo z'u Rwanda. N'ubushotoranyi rero nicyo u Rwanda rugaragaza ko ubushotoranyi bwa Congo yaba ibyo bitero by'abasirikari biba ku mupaka cyane uyu wa Rubavu hakayongeraho n'ibyabereye mu Kinigi hakiyongeraho n'ibindi byabereye muri Rusizi ni bitero leta y'u Rwanda igaragaza ko ari ubushotoranyi bwa Congo ndetse iherutse no gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kwitonda ndetse ikanarekeraho ibyo gushotora u Rwanda mu byo u Rwanda rwavuze ko narwo rufite imbunda. Twese icyo imbunda ikora turakizi ni ukurasa nk'ikimenyetso kigaragaza ko bikomeje gutya u Rwanda rushobora kuzasubiza Congo mu buryo nabwo yitwaramo. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda umuvugizi wungirije yagaragaje ko rimwe na rimwe ko Congo nayo izaza cyangwa kuzitwara nayo rimwe na rimwe ariko bazayakira. Ndetse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubwira abanyamakuru mu kiganiro ubwo umunyamakuru wa TV1 ari nawe nyiri gitangazamakuru Kakoza Charles cyangwa uzwi nka Kenisi yamubazaga ku byo Congo ikunda kwigamba byo gutera u Rwanda ndetse rimwe na rimwe ikabigerageza mu bushotoranyi nk'ubwo niko leta y'u Rwanda ibyita ko ari ubushotoranyi. Kenisi rero icyo gihe yamubazaga amaherezo yabyo amubaza niba koko Congo itazatera u Rwanda, niba abanyarwanda bakwiriye kuryama ngo basinzire cyangwa se niba u Rwanda rutazakomeza kureberera rukaba rwatera iki gihugu cy'igituranyi ruvuga ko Congo ishoza intambara ku Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame murabyibuka ntiyazuyaje. Ikintu cya mbere yabanje kubwira Kenisi yaramubwiye ati genda uryame usinzire wicure wongere wicure umutekano w'u Rwanda urahari. Ariko nanone agobekamo akandi kantu aravuga ngo ikindi kandi ushaka amahoro ategura intambara biramutse bigeze no ku rwego rw'intambara ku mipaka
n'imbere mu gihugu u Rwanda ruriteguye ku buryo umuntu yavuga ko ibirenze ku kuba igihugu cy'u Rwanda cyiteguye ku mbibi zacyo, ariko icyaba cyose cyatuma u Rwanda rwivanga mu ntambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye. Hagati aho ababikurikiranira hafi bagaragaza ko ibiganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23 biramutse bishyizwe mu bikorwa ndetse ibyo bumvikanye impande zombi bigashyirwa mu bikorwa, nta kabuza amahoro yo muri aka karere yaboneka n'imirwano hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba yahagarara. Ejo bundi umutwe wa M23 werutse kwemeza ko kwemerera Perezida Emmanuel Macron, ni Perezida w'Ubufaransa, ko ugiye guhagarika imirwano, ariko nanone ushyiramo akandi kantu uravuga ngo Ubufaransa nibudutera, nako umenyesha Perezida w'Ubufaransa uramubwira ngo tugiye guhagarika imirwano, ariko igihugu cya Congo cyangwa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nizitwataka, byumvikana ko batazakomeza guhagarika iyo mirwano nabo ngo bazirwanaho. Ngayo nguko nukubitega amaso. Cyakora abatuye aka karere bo icyo bifuza nuko uburasirazuba bwa Congo bwabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro, ibikorwa n'ibitero bihaba byahagarara, maze ituze rikagaruka muri ako karere. Ndabashimiye uturakana subscribe na kukamenyetso k'umutuku kaniso subscribe, hanyuma ibiganiro byose na video n'amakuru yose dushyiraho ukajya uba uwa mbere mu kuyabona. Bye bye. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24.